reka ngusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza cyane. Ubu dahwema kutwereka ko ubana natwe umunsi ku munsi aho urereye hose, waba uri mu gihugu cy'u Rwanda cyangwa se uri hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Reka tukwifurize gukomeza kugubwa neza. Nanone reka tubonere kuguha ikaze muri iyi nkuru ya none. Nshuti mukundwa rero, nyimira turebere hamwe izi breaking news. Ni inkuru y'incamugongo ikomeje kugenda igarukaho haba mu binyamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Inkuru yababaje benshi natwe tuje kugira ngo tukugezeho muri kano kanya. Yitwa Vava cyangwa se akaba yaramenyekanye ku mazina ya Dorimbogo. N'umukobwa wari wigaruriye imitima y'abantu abenshi, yigaruriye imitima y'abatari bake haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni umukobwa rero wakunzwe n'abatari bakeya haba hano mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Ni inkuru itari nziza muri kano kanya rero iri kugenda yigarukaho cyane ndetse inagaruka kuri uyu mwana w'umukobwa. Natwe rero tukaba tuje rero kugira ngo tugezeho iby'aya makuru yakomeje kugenda ababaza benshi. Ni inkuru itari nziza iri kugarukwaho uyu mukobwa Dorimbogo. Tugarutse inyuma gatoya, ni umukobwa wigarura imitima y'abatari bake hano mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu mukobwa rero mu burwayi bwe uko bwaje kuba bwamufata, bikaba byaragiye bitangazwa ko uyu mukobwa yaje gutaha iwabo agiye mu bukwe. Ageze mu bukwe iwabo rero nibwo ngo ubukwe bwabaye, ubukwe burangiye aza guhura n'umuntu. Uyu muntu rero yaje kuba yahura nawe ngo akaba ari waje kuba yamuhumanya, dore ko binavugwa ko ngo yariye inyama. Izi nyama yariye rero ngo zikaba zari zaratongerewe zirimo amadayimoni. Uyu mukobwa yagiye mu bitaro nk'uko byakomeje kugenda bigarukaho cyane. Ageze mu bitaro abamo, aho ngo yababaraga mu nda ku buryo bukomeye cyane. Baramuvura, barangije kumuvura aza kuza gufatwa n'ubundi burwayi, aho yafashwe n'uburwayi bwo kubabara umutwe. Uyu mutwe rero nawo ngo baza kuvura urakira, nyuma ngo nibwo yaje kuba rero yafatwa n'indwara yo mu bitugu, kuba yari kugenda ababara mu bitugu. Uko ngo uyu mukobwa yagendaga akira, akaba haragendaga hahita haza indwara. Benshi rero bakaba baragendaga babikirenza bavuga ko uyu mukobwa akomeje kugenda yirwaza, ariko mu by'ukuri uyu mukobwa yari ameze nabi. Rero inkuru mbi, inkuru yumvikanye mu banyarwanda, inkuru y'incamugongo, inkuru yakomeje kugenda iriza benshi. Natwe rero tugiye kuza kugarukaho muri aya makuru, ariko mbere yo kugaruka kuri iyi nkuru iri kugenda ibabaza benshi kuri Dorimbogo, reka tugaruke ku bigwi bya Dorimbogo. Uyu mukobwa mu kuza mu itangazamakuru yaje aririmba indirimbo yayise Dorimbogo, ari nayo yaje kuba yatangaza abantu benshi cyane mu buryo yayirimbagamo ndetse n'uburyo yari sociable, agenda anyura mu bitangazamakuru bigiye bitandukanye cyane ibyo kuri social media. Uyu mukobwa rero nibwo ngo yagiye amenyekana muri ubu buryo bwo kuri social media, ndetse akaba yaranagiye atumirwa mu studio z'amaradiyo agiye atandukanye. Rero kuzamuka k'uyu mukobwa cyangwa se kumenyekana k'uyu mukobwa bikaba bitarishimiwe na bamwe. Hari abakunzi yagize ndetse hari n'abanzi yagize, ndetse bamwe mu banzi yagize akaba ari nabo bamushyize hasi cyangwa se ari nabo bamugejeje ku iherezo. Bimwe mu bikorwa bya Dorimbogo yagiye ageraho, hari indirimbo nyinshi yagiye ashyira hanze ndetse indirimbo ze zikaba zaragiye zikundwa, dore ko iyi ndirimbo ya Dorimbogo nk'uko ariyo yamwandikiye izina, ari nayo yamuzamuriye izina, ndetse n'uburyo yaje yaririmbamo ari umukobwa uturutse mu cyaro. Bikaba byaratangaje abantu, dore ko byagiye bisirikira cyane ku mbuga nkoranyambaga. Akaba ariho rero iyi ndirimbo ye yahereye imuzamurira izina cyangwa se imwubakira izina yari afite kugeza aya magingo. Dorimbogo rero nk'uko biri kugarukwaho ajya mu bukwe wabo, ngo yagiye ari ku wa gatandatu, aragenda agerayo ajya mu bukwe nk'ibisanzwe, akora ubukwe. Ariko nyuma y'ubukwe ibyaje kuba byamubaho nibyo rero biri kugenda binariza abantu benshi kugeza aya magingo. Uyu mukobwa rero nk'uko byatangajwe na bamwe mu bantu be ba hafi ye cyangwa se mu bamuba hafi, uyu mukobwa wakimara kuva mu bukwe yaje guhura n'umuntu. Uyu muntu bahuye niwe waje kuba yamwangiza, dore ko amakuru ari kugenda agarukaho bivuga ko yaje kuba yamuha inyama. Izi
izi nyama ngo zikaba zari zitongerewemo amadayimoni, ari nayo mpamvu yaje kuba yajya mu bitaro. Uko indwara yagendaga ikira hakagenda haza indi, hakagenda haza indi, imwe yakira hakaza indi. Rero ngo bikaba bivuga ko ari amadayimoni uyu mukobwa bamushumurijemo cyangwa se bamwoherereje anyuze mu nyama yaje kuba yarya. Ni inkuru iri kugarukaho cyane haba mu binyamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Uyu mukobwa wavuga ko yari yaramamaye, yaramenwe na benshi, baba abana batoya, baba abasaza, baba abantu bakuze, bose bakaba bari baramenye uyu Dorimbogo. Gusa inkuru itari nziza yaje kumvikana mu matwi y'Abanyarwanda, mu matwi y'abakunda uyu mukobwa Dorimbogo. Akaba rero tugiye kuza kugarukaho. Ni inkuru yababaje benshi, yababaje inshuti za Dorimbogo, yababaje umuryango wa Dorimbogo, abavukana na Dorimbogo, yaba ababyeyi ba Dorimbogo, bose bakaba baje kuba bakubitwa n'inkuba bakimara kumva aya makuru, ndetse ari nabyo byakomeje kugenda bigarukwaho cyane ndetse binababaza abatari bakeya muri uyu mugoroba. Bikaba bikomeje kugenda bisinasirikira ku mbuga nkoranyambaga, benshi bakaba bababajwe n'aya makuru atari meza kuri Dorimbogo cyangwa se kuri Vava, wamenyekanye cyane ku kazina ka Dorimbogo. Uyu mukobwa rero agejejwe mu bitaro hano mu majyepfo, dore ko ariho iwabo yari yagiye mu bukwe. Abaganga bakaba barakoze ibishoboka byose rero bakamwitaho, ariko ikintu cyaje kuba cyanatungurana cyane nuko mu kugira ngo bamusezerere, kuko bari babonye ko indwara arwaye bitari ngombwa ko aguma mu bitaro, byaje kuba ibibazo. Gute rero? Uyu mukobwa ngo bohereje imodoka yo kugira ngo ibe yamucyura cyangwa se yamukura mu bitaro. Imodoka ya mbere ihagera mu masaha ya saa 4, ariko bibi bibazo Dorimbogo yanga gusohoka. Imodoka irangije, shoferi arigendera, haza indi modoka ya kabiri nayo yari yoherejwe. Iyi modoka nayo barayizana, iraza irahagera, ariko Dorimbogo nayo ngo yanga kuyijyamo nk'uko amakuru yakomeje kugenda abitangazwa. Haje imodoka ya gatatu, iyi modoka ikaba yarahageze mu masaha ya nimugoroba hafi saa 11, ndetse bakoresha ikintu bita ingufu kugira ngo uyu mukobwa aze kuba yasohoka mu bitaro. Ngo akaba ari kwa mushiki wa nyakwigendera Jay Polly. Kugeza ubu ngubu aya magingo ngo niho ari kubarizwa, ariko inkuru itari nziza ikomeje kugenda igarukaho nuko ngo uyu mukobwa mu mutwe we ngo yacanganyikiwe, ari kuvugishwa ibintu byinshi. Bikaba bivuga ko rero uyu mukobwa ashobora kuba yasaze cyangwa se yafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe, kuko ngo ibintu bari kugenda bamubaza sibyo ari kugenda asubiza, ari kugenda avugishwa, avuga ibintu by'amangambure bidasobanutse. Ari nabyo rero byakomeje kugenda bitera abantu benshi ubwoba, bavuga ko uyu mukobwa ashobora kuba yasaze. Iyi rero ikaba ari inkuru ikomeje kugenda igarukwaho cyane, aho benshi bakomeje rero kugenda babazwa n'uburwayi bwa Dorimbogo, kuko haramutse hajemo noneho ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe byaba ari ibintu bibabaje ndetse binamukomereye cyane. Nguko ngaho rero amakuru akomeje kugenda agarukaho kuri uyu Dorimbogo, ndetse ari no kubabaza abantu benshi, nuko bivuga ko yafashwe n'uburwayi bwo mu mutwe, bivuga ko yasaze. Rero abasenga nimusengere Dorimbogo barebe ko yaza kuba yakira ubu burwayi bundi bwaje kuba bwamufata. Niba ari ubwa mbere ubanye natwe, reka twisare ukanda kuri sabone cyangwa subscribe, ntiwajye ukanda kunzogera kugira ngo nitujye dushyira amakuru notification ugize ibona muri mu mbere kuri zacu ugize kurikirana 5 kuri share cyangwa se partage aya makuru yasangiza inshuti n'abavandimwe. Ikindi ntiwajye gukora like ujya hasi muri comment wasiga igitekerezo cyawe, kuko nacyo ni ingenzi cyane. Ibyiza ubishimire ndetse n'ibi nabyo binenga, kugira ngo tubone uburyo dukosora, tujye tukugeza amakuru acukumburanwa ubuhanga, amakuru acukumburanwa ubushobozi, ndetse amakuru yizewe cyane. Wakoze kubana natwe rero, ciao ciao, bye bye. Amakuru naka agaruka.